urakuraho match zose. Ari umutoza w'Amavubi bamutegetse yategetswe gukuraho match. Ibyo bikuraho bifite fact ububasha bufite. Yategetswe kuko uri gukotinga umutoza w'ikipe y'igihugu. Ubwo abaye yategetswe ngo federation Rikari reka ngo usubiriremo ushobora kuba utanze unyitiranye kuko bikoze iyi ni inshuro ya 4 sibyo mvuga ibintu ugashaka kubitsindagira unyereka ko ibyo mvuze ntabizi cyangwa se ushaka kunyereka ko nkozi ibara ntabwo ukoze ibara kandi n'ubisubiyemo rujya runyerera kandi n'ubisubiyemo mpagazeho niko byagenze Ferwafa yategetse uko byagenze kose si ubushake bw'umutoza yaba yategetswe yaba yasabwe niko byagenze kandi siko byari bikwiye kuko urumva urumwe mu banyamakuru baremereye hano iyo uvuze ikintu cyo kuremera erega iyo uvuze amakuru nkawe nkundi wese ariko ikintu none se kuki udashaka ko twanariza ibyo uvuze uravuze ngo Ferwafa yategetse umutoza w'ikipe y'igihugu Karenzi ukoresha statement ndakubwiye ngo ukurikirane kera wari umutasi utararangira umuntu arangira agitangira wakabaye reka ari muduha amakuru yuko byari bimeze jewe ntago ndigwakana inkuru yawe nyine ntago ndigwakana inkuru yawe kubita gashi ndakikubita ariko ibyo bintu utangaje unsubirishamo biba biremereye ngende umusaza uri umwana sorry urumuje waye nka Kenzi urumbabarira rwose umwana wawe tumva nkwita umwana urumva ariko mu mwuga navuga ngo mutoye uracyari muto yego mu mwuga ibi mvuga wakaba ari uri mu bimbwira sibyo ariko ntubishaka kubera iki ntabishaka kubikubwira se ese utangaje inkuru ntago ari inzira utangaje ukurikirana uravuga utareganje bimeze nari mubajije wa mugangakazi wari umaze iminsi uri gukora amateka yakorera muri Tanzania ndetse no muri Uganda yamaze kugera mu Rwanda bamwita Nyirabisabokazi cyangwa se Nyirabisabo uwo niyo mugangakazi ni umuganga w'umugore n'umuganga w'umukecuru dore ngaho amateka yarakoze ahangaha ni umuntu wari wamaze gupfata yari bagiye no kumushyingura ariko ahita kubitisha inkuba murabona inkuba n'imirabyo birimo birakubita rwose amugaruza mugarura ibumuntu n'umuntu yari yapfuye byanarangiye ariko agira gutya abaramugaruje rwose ubumuntu bwe buragaruka bara ku gicumbi cye rwose baryacenye duhanga bagiye kumushyingura ahita mugaruza ubumuntu nawe ufite umurwayi ibintu bikomeye cyane ari umuntu wagutwa amafaranga cyangwa se iki cyose byose arabikora uyu ni umugangakazi amwita Nyirabisabo muriho muramwitegereza amaze iminsi akora amateka cyane akomeye cyane umukecuru umaze iminsi akora amateka akomeye cyane mu gihugu cya Tanzania ndetse no muri Uganda amaze no kugera no hano mu Rwanda ariko waba uri hose aragufasha waba uri mu Rwanda aragufasha waba uri hanze y'u Rwanda aragufasha waba uri hose arakwifashiriza uyu mugangakazi cyangwa se umukecuru arimo arakora amateka akomeye cyane arimo arakora amateka mu by'ukuri akomeye cyane yigitangaza uyu mukecuru nawe yakomeje ahangaha dore bano aba ni abahinde b'abazungu ari kubahereza amafaranga y'amadolari ari kubaha ubutunzi atanga ubutunzi ugatunganirwa n'imigisha dore ngabo ni abahinde abo bazungu b'abahinde rwose nabona ko bumiwe kabisa bumiwe batangaye bumiwe ati nyaboneka ati ubona ko babuze icyo bavuga hari igihe umuntu agukorera ibintu nawe ubwawe ukatubona nawe ubwawe ubuzima bwawe amaze kubushyira ahandi hantu ushaka kubona abantu mu by'ukuri abantu bagiye bakira ukibaza ngo ese uyu muntu yakize mu buhe buryo uyu muntu byagenze gute buri muntu wese afite ibanga abo bazungu bose baravuga ati ibi ni ibitangaza bintu bitubayeho abahaye amadolari amafaranga menshi barimo baratanga ubuhamya bavuga ati ibi bintu biteye ubwoba uyu mugabo rero nawe yagiye guca yarafite uyu mugore uri mu mashuka murimo ribona n'umugore uri mu mashuka yafitaga ngo bose basambana kwa kundi ufite umugore mu by'ukuri utamwizeye ukaba uziteka ko yaguca inyuma cyangwa se umugabo uteka ko yaguca inyuma dore ngaha yafashwe rwose n'inzuki yamuterereje ziba ziramufasha yaje atamubwira ati mugende musangana hari umuntu wakwibye amafaranga hari umuntu yagutwaye amafaranga mugane uyu muganga aragufasha uyu muganga reka mwite umuganga akazi kubera ko ni igitsina gore ko ateye ubwoba afite imbaraga ziteye ubwoba nyaboneka afite imbaraga z'akaga afite imbaraga ziteye ubwoba cyane kabisa abafite rero mu by'ukuri imiti ahita kohereza akakubwira ngo vuga aya magambo genda utera amazi hase bigenze gutya urahita ugira gutya niba wenda ari nk'umuntu wakwibye inzuki wowe ntizikurye kandi mu by'ukuri yakuzaniye ibintu byawe byose ahita bigaruza akoresha imbaraga zitandukanye iz'amahembe n'iz'imiriro mu by'ukuri uyu muganga akomeje kubaka amateka cyane nawe ushaka ufite ikibazo mwandikire kuri iyo nimero uri kubona aho ngaho kabisa nimero y'umwana rero umwana ufite uburwayi bumeze gutya
reba umwana ufite uburwayi bumeze gutya, ariko ndakubwiye ngo yamukozeho riraka, agarurira umuntu riraka, aragenda ameze neza cyane, yahoze atanga ubuhamya bukomeye cyane. Uyu muganga rero dore ngo muzungu namubona, uyu mukecuru ko mugangakazi aba ibyo byose iyo n'amateka agiye akora muri za Tanzania nahe hose, uyu rero afite imbaraga ziteye ubwoba, akomeje mu by'ukuri kwerekana ko ari umwe mu baganga mu by'ukuri b'abahanga kandi bakomeye cyane. Nawe urashobora kuba yagufasha, nta kindi kintu kindi igomba gukora rero, mufate izo nimero ziri ku kiganiro ubundi umuvugishe. Wabonye ukuntu yagize gutya gusa akazura umuntu kandi yari no mu isanduku bagiye no kumushyingura, ariko abasha no kuba yamuzura kabisa, afite uburwayi byose arabivura. Nyuma y'uko cyane batomboye gutya, ese harakurikiraho iki? Ese amakuru ameze ate, umwuka ameze ariko ejo nari nabikubwiye abakinnyi na managingaga bari mu Mavubi bambwira umwuka uko umeze. Ese namenya mu batoza aho ngaho muri staff bimeze bite, harakurikiraho iki? Kuko iyo umenye icyo bo batekerezaga nicyo ndimo nkubwira, ukaza kumenya ko cyahindutse, wari kumenya naho cyaturutse. Urimo urabyumva? Ndi kubisobanukira. Ndimo ndagucalenginga no kwigisha. Kuko ndi mwarimu wawe. Ndabyemera. Ariko bireke nkubaze. Nuko rero byagenze. Nukuvuga ngo icyo dukuyemo hano. Umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi. Umudage Thorsten Spitter Frank. Yategetswe na Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ko ku itegeko rya Federasiyo agomba gukuraho umukino, nako agomba gusaba ko juru mikurwaho hagategurwa ikipe y'igihugu. Kuziye mpamvu ebyiri zifatika rero ibyo byaba byabaye. Nuko uwo mukino wa APR na Rayon ku makuru ufite? Urabona mu by'ukuri singiye nawe kukuzimuza, ariko tuva hano ureba ko ibyo twaganiriye hanze ya mikoro. Yego. Aho byari bigeze, byari bigoye guhagarika uyu mukino iyo Nyagasana atazana manu ngo yimanure igwe ku isi, sibyo? Itabare abantu bari bafite amakosa mabi cyane atakwiye, y'umwanda atarakwiye kuba no mu mupira, yo gukuraho match nk'iriya mu buryo budasobanutse. Ndavuga APR, ndavuga Rwanda Premier League, bamwe muri bo, kuko Rwanda Premier League yari tari prononce, ariko harimo bamwe babyumvaga gutyo. Tukuzi nk'umuntu utarakazi yazi abari bafite umwanda niwe hagati ya Rwanda Premier League na APR bande ni bose. Umuntu wari wese batekereza gukura uyu mukino anti sportif, umwanda mu mupira. I repeat, anti sportif, umwanda mu mupira, kugira ngo tutongere kuvuga ngo biragucitse usubiramo, reka mbyikorere, sibyo? So Imana yazanye tombora y'Amavubi ikanatombora ko u Rwanda rubanza hanze. Yatabaye nderero, yatabaye APR, FC, yatabaye Rwanda Premier League. Kuko Rwanda Premier League mu myemerere yabo, sibyo, ntago bumvaga ko uyu mukino kwe kuvaho. Ibyo ndabikubwira guhera kuri perezida wa Rwanda Premier League Board, Bwana Haji Yusuf Mudaheranwa, sibyo, uwitwa Desire CEO acting CEO yaranadekaraye avuga ko kuva mu mateka ya mbere abonye ubwo gambere abonye ikipe yisebe no yadekaraye arasezera, yavuze ati bikomeje gutya champion ntizaba, birasaba ko yadekaraye, birasaba ko duhura na Ferwafa na ministeri bafite ikipe y'igihugu mu nshingano tukabiganiraho tukabinoza, kubera ko nkuko nanjye mbibona umutoza w'Amavubi yahawe ko Desire uyobora Gicumbi Football Club wagira ngo ni mushya mu mupira wacu. Declaration zitandukanye na reality. Mushya mu mupira ahubwo nta reality yari mushya, nta reality mushyishye ko ibyo tugumamo. Oya nako umuntu uje w'icyarenginga ubwo niwe kibazo. Umuntu uje ariko ntuve mu murongo wawe, ariko ntuve mu murongo umuntu uje yakoze yishyize mu ntambwe kandi byaraga ntabwo yishyizemo, ntabwo yishyizemo. Yari neza uzi ikintu biri kumwe hariya yari yabona akazi gahoraho, ubundi yari yabona akazi gahoraho muri Rwanda Premier cyangwa na acting. Akazi ashaka Desire ni umunjeniyeri ufite uko abayeho, ntago asaba akazi muri Rwanda Premier. Icyo kibazo cy'amadekarasiyo nta kazi ashaka, uriya ni umuntu wikorera ku giti cye, ni engineer, sibyo? Ntago arimo asaba akazi, ahubwo dukeneye mind zikiri fresh z'abasore nk'aba, bacyumva ibintu bagicarenginga ibintu, ariko ubu ntacyo yakora. None se
ukaba uboneka ikintu ntacyo wagikora kukakibyinaho. Oya, hari urundi rugero, hari inyamaswa Regisi ukunda ibintu by'inyamaswa yitwa intare. Hari igihe intare bisinziriye hakaba hari izindi nyamaswa inyuma zayo zigasakwe, ariko intare n'ubundi hora ari intare kuko hari ukuntu idashobora gukangwa n'ayo majwi yayo. Ibona ibaruwa nubwo mwavuga ngo ese ngo yasinywe PO niba ari PO byo gusinyira abantu